Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Jyaho TV show, ngewe basuhuza ni Jado Artist Official nk'ibisanzwe hano ni kuri Jyaho TV show. Nkaba ndi kumwe na Ange i Kigali. I Kigali City. Yes, City. Abatameze neza rero mbanje kubihanganisha, abameze neza kandi namwe mushimira Imana. Ubuzima ni hasi hejuru, uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikamera nabi, uyu munsi se bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation urimo ako kanya. Twongeye kwakira rero umukunzi wacu, ariko ubu ngubu yabaye n'umusango hano kuri Jyaho TV. Tugiye kuganira byinshi byiza kandi by'ingenzi kuri twe, by'ingenzi kuri mwe, by'ingirakamaro kuri society. Ange, nongeye kuguha ikaze hano kuri Jyaho TV show. Nakoze cyane. Ubutaha abandi tuzajya twakira nawe uzajya ubaha ikaze. Hano habaye mu rugo. Birumvikana. Ange, duherukana rero mu biganiro bigeze nko kuri bitatu twakoze. Twari twibanze ku kugira abantu inama mu buryo bashobora kubaka ingo nziza. Yego. Uyu munsi rero tugiye kwiganirira byo mu buzima busanzwe n'ubundi, ariko bigamije n'ubundi imbonezamubano. Yego. Okay. Wow. Uriteguye? Nta kibazo. Jyaho Jado Artist Official ku isonga. Umeze ute? Meze neza. Meze neza cyane. Njyewe meze nte? Nawe nabibonye meze neza. Waraye si mwakurwa mubaza. Kutabimbajije. Ko mba nabibonye se. Iyo wishimye uri guseka mba muzi ko binari sawa. Sure. Ubu se ntabwo umugore ashobora kuba yanjwibaguye, ariko nkaza kuzigufatiraho njijisha kandi iyo imeze neza hari agasura mubonamo nkahita mbona ko nta kibazo ufite. Yego. Alright. Ange, Karame. ariko umugabo wawe ushobora kuba umukunda cyane. Sana. Bihebuje. Mba mubwiza ukuri. Wari uzi ko shaye nyine ndi kubona umugabo wanjye. Ndavuga ko mba ndi kubona nk'ikibero nka marayika umuhagaze imbere. Marayika murinzi. Ntajya banyura ngo murinzi. Noneho hari n'akandi kantu utazi. Nyine abagabo mumbabarire. Amuna ari umugabo wenyine ndi kubona ku isi, abandi babona bambaye amajipo. Ariko niko bimeze. Babona abandi bambaye amajipo. Na n'impamvu ya excuse ngo abandi bagabo bakubabarire, niko bigomba kuba bimeze. Ubundi ubaye utanabibona gutyo. Nta mari yaba afite. Niko kuri. Ange. Karame. Bwa mbere uhura n'umugabo wawe, ninde wabwiye undi bwa mbere ko amukunda? Nyine birumvikana niwe wabimbwiye. Yego. Wowe se ntabwo wari kubivuga? Urabona mu muco nyarwanda biba bigoye pe. Twari n'igihe ushobora kubibwira umugabo. Yego. Ni umusore. Akavuga ati ntumfate wa gikobwa we. Shaka idabona ko ibindi uri kumuhungira. Ibiki se bindi bitari urukundo? Oya ntago ashaka kubyemera pe byamugora. Kigenda nk'umuntu mumenyeranye cyane ukavuga ati maze ko mukunda. Aho yabyumva ariko. Ange, dushushanyirize njyewe n'abariya batureba. Yego. Umugabo wawe mwahuye ryari, mwahuriye he, uwo munsi byari bimeze bite? Ese akavura karagwaga, hari ku kazuba, hari ku kagoroba, hari mu gitondo? Duhiye iyo nkuru. Nyine umugabo wanjye twahuye akazuba kari kwaka. Yego. Sibyo? Yego. Nyine arambwira mu nomero gitebya nyine aransuhuza mu buzima busanzwe naho yabizi. Yego. Nubwo ashaka kuba yarambonye agahita avuga ati umukobwa ndabona ari hoho kabisa. Yego. Bani ko yabibonye kuko n'ubundi nari ndi kumwe n'abandi bagabo. Nawe utekereza impamvu muri wahisemo. Yego. Abandi bakobwa muri kumwe bashaka kuba bafite byinshi
no igisobanuro nuko aba yagukunze nyine abona ari wowe wenyine ari kubona ku isi abonye ni ngewe no nanjye namureba nkabona ni wanjye ako kanya oya ntabwo ari ako kanya bisaba nyine kugenda gake gake yego yiyumvishamo kumanuka na tekinike agukunda mwahuriye he mu isoko ku rusengero hehe hari ahantu nari nagiye mu mahugurwa nyine n'abantu twahuye yego nawe mwagiye guhuguranwa oya we yari impuguke ari buhugura abandi we so ndavuga ko yarayobora yari umuntu wari gucunga umutekano w'aho hantu yari security hari ukuntu nyine haba hariho igikorwa hari umuntu nyine mu bantu bahagarariye nawe yaba arimo yego reba nyine ko ibintu biri kugenda neza yego areba ko nta bakondana imitwe areba ko gahunda zimeze neza gutyo yego okay ubwo murahuguwe murasoje turataje ari buriya muvuga gusoza cyangwa no kurangiza oya kurangiza se nanone mwahuguwe murarangiza no gusoza karago turasoza aya mwarangije amahugurwa oya ntabwo avuga kurangiza mwasoje amahugurwa ariko kurangiza ibyo ari byo Ikinyarwanda ntabwo gifite ahantu nyirizina gikoreshwa ntabwo bijya kure kurangiza ni ikinyarwanda gisanzwe kurangiza ni ukuntu umuntu aba ari gutera akabariro iyo bisoje umugabo nyine abarangiza uze gutera akabariro mpita ndeba inzu yawe mbona iradadiye nanjye guhita nkatera nkareba aho ndi burangire ubusoje nyine uburangije ntabwo ndi bujye deep cyane wenda muri relationship yawe na boss ariko bakubwiye ko agukunda d'abord yakwatse nimero ntabwo ahita nurumva ni process ubwo yatangiye guhamagara bitese waramutse wariye utuntu umutwe nyine nyuma za kuri kocora akirivuga rero nyine yakirivugana namubwiye nubwo uri kunyiyumvamo njye ntabwo ndakunyumvamo birasaba ko nk'umwanya nyine nk'uwo wafashe nkareba ko byavamo wese yafashe uwuhe kandi ntiyakubonye agahita kwaka nimero se ese kuri nyaka wenda ashobora kuba atari bwo bwa mbere yaramubonye cyangwa se wenda ari bwa mbere ntabwo tujye tubiganiraho ariko urumva nyine yarandebye yego arankunda ariko njye ntabwo nakureba ngo mpite nkukunda yego bisaba umwanya bigusaba umwanya byamutwaye imbaraga zingana iki kugira ngo umwemerere wumve nawe uvuze ati uyu muntu njye nawe ni mahwe nyine byamutwaye imbaraga nyine urumva amayinite ya buri munsi kandi ukamuhamagara kenshi yego byagombaga nyine kumusaba ko agomba kumuhamagara kenshi kugira ngo uze n'abandi kandi bari bahari nyine yego none se ubundi kudahita umwemerera uti nanjye ngewe buri unsabye urukundo ahita nkubwira nti yanjye nturabizi nanjye ni ibiki wabaga ucekinga ni ibiki nyine urabona n'umuhungu akubwira ko agukunda yego bigiye bitandukanye hari ukubwira ko agukunda ushaka ko muryamana sibyo hari ukubwira ko agukunda urukundo nyirizina kuryama nyine mukabyuka mukigendera kuryama hari ibirenze ese wumva ko iki ngiki ari cyiza gisa ni cyiza kuryamana gukorana imibonano mpuzabitsina icyo nashatse kuvuga yego hanyuma hari ukubwira ko agukunda aricyo cyonyine agamije yego aricyo agamije ejo nta nubwo aba anagukunda yego ntabwo aba agukunda pe abakunda imibonano yaba yishakira umuntu aba yakubonye nyine akavuga ati buriya nawe namukoraho nta kibazo namukoramo akazi nawe reka mwumve yego nawe kamwumve sibyo hanyuma rero impamvu utagomba guhubuka mu gusubiza ko umukunda ni ukubanza ugakontorora nyine ikimugenza ukabanza ukareba niba ari royo yego niba ari seriye yego uza kubona ubuseriye bwe rero ku munsi wo kumubwira ko nawe ibyawe byose ubimweguriye nyine navuga hashize ndakeka ni nk'amezi nk'ane wenda reaction yagize mwari kuri telefone
byari face to face, byari bimeze bite umuha igisubizo? byari kuri telefone. Aha, uwumvise yitwaye gute? Nahise nyine numva yishimye. Urasa n'uwongera akajwi. Ahita yifuza ko twahuye. Uwo mwowe ku kanya? Ako kanya. Yego. Ariko nyine ntabwo byakunze. Banza wari ugoye. Nyine rega nari nzi ubwenge nari nzi Yego. Nari mfite icyo bita guca akenge. Cyangwa wari incakura? Cakura se nanone? Cakura bishatse kuvuga iki? Cakura ni umuntu kwipa ategana iminsi agira. Oya, kusoje cakura. Nanone impamvu yari. Ntabwo navuga ngo nta mpamvu yari. Wari kubanza usanga bari kumubeshya. Ugasanga bakinaga. Njyewe uswara umuhungu tugize gukundana. Hanje arambwira ngo ngomba kubanza kumuha akabanza kumva. Kumuha ku buki, ku nzoga, ku mata. Niki yazokongera? Ngomba kumuha kubanza akamuha kumva ngo ntabwo yajya n'umuntu mu mago atabanje kumva icyo gatwaye ibyari byo. Yakumva bibishya akabatitoka we. Ndamuganira rero twumvikane ntabwo ari ubunyobwa ndi kuguha ngo wanze. Kumva arangije nyine twakundanye n'igihe kinini nyine mubwira ko nzaha umuntu tuzabana. Shageze aho nyine ubona ntibyavamo nyine ubwo nanjye ndabyanga ko ntabwo wabyizera. Yageze ahabona ntibyavamo. Nyine yabonye ntamuhaye aragerageza mu buryo bushoboka abona ntibikunze. Aho utaho nyine ahita ajya gucisha najya ku wandi. Ariko n'ubundi byaje kunyereka ko n'ubundi aricyo yishakiraga. Yego. Ko nk'umukobwa wese yagiyeho. Ejo nta nubwo umukobwa yagiyeho. Bikumva? Yego. Yamvagaho nyine nk'uko wenda turi kuganira. Yakuvagaho? Nyine aje nko kunsura. Yego. Cyashe wenda nyine twahuriye nk'ahantu kanaka. Akahita ajya kureba indi nana. Iri bumuhe. Kwa kundi hari ukuntu ubwo abajama byavuga ngo hari ukuntu uba ufite umuntu wawe uteganya ko uzashyira mu mago ariko ufite n'undi ku ruhande ukemura ibibazo. Wow. Aho gaturi kumubwira akahita agenda nyine akajya kureba umukobwa. Sibyo nyine tumaze gutandukana. Bituma umwanga. Oya urebye ntabwo ari ikintu cyatumye umwanga. Ahubwo nyuma umukobwa yaje kumutera inda. Ndamubaza kuki umukobwa nyine yaranyisangira abinyibwira. Arambwira ati nyine yarazi kuri sheri we. Yarabizi. Yego. Arambwira ati rero kanaka yanteye inda. Se gutenda bigenze gute ko turi inshuti? Wewe wari inshuti n'umukobwa? Nari inshuti n'umuhungu ariko n'umukobwa yarabizi. Umukobwa we ntabwo mwari inshuti? Oya ntabwo twari inshuti. Gusa nyine yabibwiye. Yari mukeba wawe mu ibanga rikomeye. Bo banyine babikoraga mu ibanga ryabo. Mu ibanga rikomeye cyane. Ariko kabiri ahoraga mu nzira n'imire nyine umuntu agakomeza. Yego. Hanyuma nyine umuhungu nkamubwira ati njye nzabikana n'umuntu tuzaba nitubana. Icyubahiro. Icyubahiro cyose ni icyaha. Nuko biza kurangira rero amutera inda. Sibyo? Noneho ikintu cyo gitangaje rero. Igisobanuro by'umuhungu. Igisobanuro by'umuhungu rero byaravugaga biti. Yego. Njye narazaga nakugeraho nkumva. Umeze neza nturyoshye. Oya aho yaranona. Ntabwo. We yarazaga tukaganira. Oya wivuga nabi. Yarazaga tukaganira. Yego. Bikumva? No twaganira. Yego. Akagenda nyine yumva yabishatse kandi azi neza ko ndetse namuhaye kubikora bitari. None se wowe ukuza umuntu mukaganira ega ariko nyine ahita bishaka se? Sinzi nyine nanjye ndi kukubwira kuri ibyo bisobanuro yampaye. Ntabwo ndabivuga ariko bisobanura mu magambo ye. Yego. Narambwira ati njyewe narazaga tukaganira nkava numva merewe nabi nashize. Sibyo? Hanyuma uri akahita agenda nkahita ngenda nkamusanga akankemurira ikibazo. Yego. Ukumva? Ati rero kuba yankemuriraga ikibazo ntabwo bivuze ko namukundaga. Yego. Ni wowe nkunda.
n'umukobwa nawe akaza akambwira ati wamubariye kuko hanyuma ubwo rotipe iyo nda yahitaga yivugaho iki nyine yarayemera amubwira ariko nta kintu nagufasha ntabwo twabana sinjya kubwira ngo utwaye wowe uzi byinshi wamuvugaho byiza kurusha njyewe uko nabivuga ni iyihe reaction wambwiye ngo yahise yifuza ko muhura ariko ntibyakunda ubwo umuhakaniye ko bitari bukunde ko muhura ntiyahise ababara yarababaye cyane nyine ntabwo ndamubwira ntabwo byakunda fendofe kera kabaye rero muza guhura umva nyine kwa twamaze iminsi tutarahura tumeze nk'amuha kuri telefone agenda kwitana udusina twiza nyine tw'abashu yego gikakarubamba muravumba wanjye n'umubirizi hafi aho yego nyine urumva nyine n'ubundi mu guhura twahuye nk'abantu b'abashu urumva nyine narangira amabiza aca ibintu oya nanone uramutse rero bamubwire uramutse turasenga muri rwa rwego rwo gusenga ntabwo biba bikuyeho ko uri umuntu nyine ni umuntu ariko hari cyari kondisiyo nyine agenderaho umuntu wemera imana oya n'indi mabizo wapi ariko se hari ibintu ngewe abantu bavuga numva none se kuba wakisinga umuntu mukundana no kuvuga ngo ntiwemere imana ibyo bihuriye imana niyo yaremye hakoreka mwanze mubwire urikumva simbona umuntu waba ari umuntu utanga urugero ku bandi kandi ubundi na ya kondisiyo yanjye nyine nagenderagaho yabaga asoma anje bakundana ntabwo yabaga asoma nawe yari abizi ko nyine ibintu byose bigomba kuzabera he mu mago ake ye kuhamukakaje wana ya nshuti bakunze bajyaho TV show nk'uko mubizi turaba artist dukora amadizayini atandukanye twandika ku myenda murabona nk'iyi t-shirt nambaye ijyaho CO byanditseho iyi migongo iriho utuntu twose ninjye bahora dushyizeho mujye mutugana mwatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se mukaduhamagara kuri 0788 25 99 tukabakorera amadizayini si ibyo gusa kuko tubashushanyiriza no mu bigo by'amashuri imfashanyigisho z'abana tubadodera kandi school uniforms n'ibindi byose bikubiye muri art ni karibu rero anje wowe n'umugabo ninde muntu ugira imbabazi za hafi kwa kundi narakaranyije na mugenzi wanjye wenda habayeho gusabana imbabazi ninde muntu uhita yirekura akababarira mugenzi we kabara mugenzi we ongera akajwi bivuge uri confident nyine akenshi ninjye ukunda kugira udufuti nyine mubwiye mbabara ntabwo bizongera kitabwira ubundi se wabikora kutabona ko ari amakosa nkamubwira nyine ntabwo nari nzi ko ari amakosa ariko ngo nabimenye ntabwo bizongera yego ndakubabariye nyine wumva ahita mbabarira byihuse ahita kubabarira wowe uri umunyadufuti twa hato na hato ariko nawe akagira imbabazi ziri hafi yego wawo byiza cyane yego anje uyu munsi ndashaka ko noneho ugira inama abantu b'abamama cyangwa se abapapa impamvu mvuga abamama n'abapapa ni uko iyo tuvuze ngo urukundo ruganza iteka mu bantu abantu tuba tuvuga si abana si impinja ahubwo ni ba bandi barema abandi ubwo ni abubatse ingo ndagira ngo rero ugire inama umuntu uwo ari we wese yaba umugabo cyangwa se umugore wumva ko niba mugenzi we amufatiye mu ikosa atagomba kumubabarira ahubwo kumva n'ibyo yubatse byasenyuka kubera ikosa abonanye mugenzi we ngewe abantu n'abagizi inama yego iyo mubana umuntu aba yaravuye iwabo sibyo umugabo aje iwabo n'umugore akava iwabo sibyo yego mukaza kwihuriza hamwe rero buriya iteka hari ukuntu ubona n'umuntu nyine ukabona arakubangamiye mu bintu byinshi
yego sibyo iga kubana n'umuntu sibyo cyambe iga kubana n'umuntu muri kumwe wige nanone guca bugufi n'umubara niko sabe aho uri kubwira umugabo cyangwa umugore oya kubabwira bose uwo ari we wese yige kubana uwo ari we wese yiyumve yego uwo ari we wese yumvemo yige kubana n'uwo bari kumwe cyane niyo mpamvu akenshi nyakunda kubwira abantu nimba wumva ufite gahunda yo gushaka hitamo ugendeye ku kintu cyose yego cyambere iyo sura izagushimisha mu gihe kiri nyacyo tekereze ko umuzanye ari muzima ejo yarwara tekereze ko umuzanye abyibushye ejo yananuka tekereze ko umuzanye sibyo yego ananutse ejo yabyibuha nanone akenshi ukunda kubona nk'umuntu kuko we nabonye ananutse cyane cyangwa se abyibushye sibyo yego rero ibyo kuvuga ati ubanze umurebe uvuga ati umuntu ntabyibuha nananuka tuzaba turi kumwe n'iyirabura tuzaba turi kumwe hasi byo kuvuga ngo n'iyirabura hari ukuntu aba yarisize akavuta da buriya nyine haba hari uko bwizanye ukuri yego hari ukuntu nshaka kwisiga nitukuza ukankunda gukora ndi inzobe ejo bundi nkaba ndirawe yego nimba uri kubona leta mu mavuga ati ariko umenye ko ndi kwisiga akavuta ubu ngubu nyine siko baranabiciye ukanamubaza niba ayo mavuta azajya ayabona oya none akenshi barashaka bakayabura gusa nyine amavuta barayaciye ntabwo agiye barayaciye kumeza hari umuntu ukitukuza oya apana kwitukuza kwisiga nyine oya kwisiga nagikunda ariko wayisiga oya nibyo baba bari ese n'ubizi yego ari inzobe hano hari n'abitukuza bikabapfubana ugasanga hano n'umweru aha ni ubururu aha ni igikara cyane amabara mbega ukabona yabaye ingwe niyo usanga ifite uruhu rwa madowadowa nyine ni ukuvuga ngo yego turi kumva ubagiriye inama yiga kubana na mugenzi wawe abyibuhe mubane ananuke mukomezanye arwara ibihushi mukomezanye mbese buri situwasiyo iyo ari yo yose mwisanzemo mugume muri kumwe niyo mpamvu nyine ujya guhitamo uzajya ubanza rero kuri buri kimwe twatuye umuntu isura ye nihindana tuzaba turi kumwe yego ntuzarebe ngo urebe abandi bari hanze bafite itoto bameze gute abari bukurikira yego indi nama nabagira ni ukwihanganira kandi mukajya gukora ikintu cyose mwabanje kubyumvikana mukajya inama yego apana ko kwifata umuhurugiro ukajya gukora ikintu ukagenda ukagikora wenyine ejo n'ejo bundi akabona wenda uje umutuye ibintu hejuru sibyo biba byiza iyo umubwirega buriya abagabo bumva abagabo benshi bakunda kumva ko abagore badashoboye abagore tudashoboye oya wabyumvise gutyo rero buryo uba wafeyirinze oya nyine ukumva ntabwo nta bintu byinshi ushaka kukubwira kandi buriya akamubwira umugore sibyo buriya umugore arashoboye uzwara igihe ushaka kwanga kungisha inama ikintu dushobora gukora kandi hanze ugasanga hari abandi ngira inama bakaba bamerewe neza yego ukajya wumva ko ibyanjye ari kwicara ni bya bindi ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko yego ko kera rero umugabo arataka nkwibwirire undi niwe wanjye wa mugabo we yego nyine wowe gira wa mugabo we umva wowe nyine ndikubwira ntabwo ari we wenyine ariko nyine ndikubwira bariya nawe ariko urimo nawe si umugabo yego nyine wa mugabo we aho uva ukagera yego umugore wawe afite ubwenge bwinshi kandi arashoboye uri kumva kuko buriya akenshi na kenshi umuntu ubasha kubyara sibyo ubasha gutuma abandi babaho umuntu ubasha kuba erega buriya akamanza mubwira umuntu ubasha kuba yatwara sibyo akabyara akubaka urugo rugakomera sibyo mbese agakora buri kimwe cyose gishoboka afite ubwenge buriya umuntu wese Imana yateretse ku isi afite ubwenge ahubwo ikintu aba agomba kwirinda navuga wenda nk'umugore sibyo aba agomba kwirinda kugendera mu kigare agakoresha ubwenge bwiwe sibyo iyo niyo nama nyine ngiriye
wenda banahereye ku mugabo ndi kumubwira umugore warashoboye nyine amugisha inama bakora ibintu babyumvikanye nyine bashyize hamwe umugore ashyiremo imbaraga ze umugabo ashyiremo imbaraga ze bahurize hamwe sibyo hanyuma ibintu bigende fresh kabisa Anje ibintu bituma abantu bashwana ni byinshi ariko wagera kuri ibi bintu ibi ngibi dukoresha duhamagara twitaba kohererezanya ubutumwa n'ibindi bikaba akasamutwe wowe n'umugabo ninde ukunda kugira amatsiko yo kureba muri telefone ya mugenzi we cyari ajya mu muri sosi nyine ariko ubu ntabwo akibikora ntabwo akibikunda ariko ubundi mbere nyine yakundaga kuza akareba muri fone yanjye ariko ubu ntabwo abikora cyumvikane ko atakwizeraga nyine wenda ntabwo navuga ngo nari nzi ngo aribamo iki ariko nuko akenshi nyine yavaga mu kazi akaza akayitora yego nyine wenda nkabona nyine akunda kuyaha ubu ntabwo abikora ntabwo akibikora yego none se Anje ni iki wakosoye gituma uyu munsi atakigira amatsiko yo kureba muri fone yawe urabona na nyine iyo mukiri kubana nawe rega nyine bari kujya agenda yego Anje wagira nama ki abantu bakunze kureba muri telefone zabo babana k'inshuro nyinshi urebye muri telefone ya mugenzi wawe kudashobora kuburamo akantu nyine k'agasitaza njyewe hari inama nabagiraga sinayibagira rwose nafatisha yayindi ya oji yego ni wowe wanyiteje ugira abantu inama nta kibazo zibahata rero iyi nama nakugira nabagira sibyo uriya uteye gutyo yego njyewe inama namugira niwe ujye kuyitubwira uriya kureba muri telefone ya mugenzi wawe ubundi wana n'umuntu uba umwizeye uba ugomba kumwizera icyo nicyo cya mbere yego ni ukuvuga ngo njye inama namugira ntabwo ari byiza kuzura muri telefone y'umuntu sibyo ntabwo ari byiza ni ukwegura muri telefone yawe sibyo pasiteri none se nimba usengera muri edini usengera muri edini wemera pasiteri wemera padiri wemera shehe wemera pasiteri iyo pasiteri agusezeranya pasiteri abaha uburenganzira bwo kujya mu magongo mubane wowe n'umugabo yababwiye ko mugiye kubana muri babiri cyangwa tubaye umwe iyo uvuze ngo uba wemerewe kureba ibyawe ibyanjye ukabireka ubwo ushatse ubushyizemo umupaka rero reka nkubwire impamvu sibyo ubundi iteka ryose kureba muri telefone y'umuntu bishaka gucumuza impamvu nk'ubu nshobora gufata telefone yanjye ni urugero njyewe guha wenda cyangwa se yawe da nkabona ndi nk'umugore wawe ariko nkabona handitsemo Anje sibyo bigatuma njya kure nkabyibaza nk'urugero handitsemo Anje ushobora kukwandikira akamesaje ahubwo ati do wibite ibyo gusa ibyo bigateza ikibazo dufite umutima utandukanye dufite umutima utandukanye nyine dufite imitima itandukanye yego nareba nkahita ngira se uyu Jado ni biki mupanga kubera ko wambajije ngo Jado wiriwe ute yego ashobora kuba ati uramubaza ko yiriwe ate kubera iki cyane bikubajije mu buhe buryo sibyo ugasanga bibaye ikibazo ariko byaterwa wenda hari nuko yaba azi uwo Anje imimerere ye n'imibereho ye hari igihe umuntu aba atabizi ariko nyine ikintu abonye gato cyane katanafatika kakamujyana kure just kuba abonyemo ko wambaje ngo niriwe nte yego agahita biremereza cyane rwose akavuga ati kunibaza ko yiriwe ate ni biki mupanga
cyane abo ntabwo ndishuha. Urabona hari amagambo akunda guteza saga mu ngo, ugusanga wenda na nimero yawe naranditseho baby, sibyo, honey, sweet, ayo mazina ateye atyo, cyangwa se ugasanga wenda cyakora wenda dukunda gucatinga, mu magambo tuvugana inshuro nyinshi harimo turasohokera he uyu munsi n'iki, ibintu biteye bityo aramutse abiguyeho urumva ni ikibazo. Ariko ntabwo numva ko umuntu kuba yareba muri telefone yanjye agasanga anje yambajije ngo Jado wiriwe ute, ntabwo numva ko birashoboka cyane. Birashoboka ati none se reka turi ku cya telefone ko hari ukuntu hari abantu nge niyiziye bwite nyirizina. Sibyo umugabo kumwe n'umugore bari basohotse bajya nanjye ndabazi Deo na Mukagatare, nanjye ndabazi. Gusohoka bashyita ngo cyaryo kuba mujyanye ahantu nyine gusa ntabwo gifata gusohoka. Ushobora no kujya mu isoko nabyo no gusohoka. Nabyo no gusohoka mufuka mwavuye mu rugo mugenda mutembera. Hanyuma nyine baragenda, sibyo? Umugabo hari ukuntu nyine umuntu hari umuntu ukunda kwisanzura. Uwo mugabo yari afite umugore? Yego. No mugore wundi yari afite umugabo? Uwo mugore wundi bari bahuye ntabwo nyine yari yibereye muri gahunda zari kugenda. Ahura n'umugore n'umugabo. Hanyuma rero haza kubaho yuko umugore ndakeka ashaka umugabo yari yasohokanye n'umugore we. Yego. Bahura n'undi mugore. Yego. Aha. Hanyuma ndi gukeka ko wenda ataramuherutse bitewe n'uburyo yamusuhujemo. Sha umugore aturuka hirya yirukanka cyane. Abaraje amugwamo ati iminsi myinshi atirari nko kumbuye ati yamakira. Atisinga umugabo n'umugore wahari bahagararanye nyine tumuvuga ati we timana hanjye sikumbona ati mwana warabuze warabyibushye gutyo nyine byo yego. Hanyuma birangije nyine umugore ahita amuga ati none se nyine umugore wawe washatse wambwira ati niwe. Urumva yewe mbona mufite n'umwana mwiza kabisa tumwarabyaye. Ati shana ari gukumbuye ati none nishimiye no kubona umuryango wawe. Urumva ati nzana basura pe. Ubwo umugore we ari kureba nk'inka yica bikanura. Bwira kabiri buratera aho ngaho cyane rwose. Birangije nyine umugabo ati wa mudamu ati rero shanti nyene nari mubonye ndavuga ati sinagenda ntagusuhuje ati ndi kwihuta zakana nyine nzazana n'abasuri ndewe no mu rugo. Urumva ati ndewe no mu rugo. Ke wa undi aramwase mu rugo mbega ati ndati mu rugo baho nta kibazo. Ke wa mugore ahise agira gute arigendera. Hari ibintu birenze birimo ntabyo igize ngo ati saze mbega kumukore okay anje muri make no kuvuga ngo Imana yaguhaye uwo wayisabye cyane rwose. ubu wiyumva ute? Umva bamagaze nahagaze baba nicaye ko urukundo rwanyu bade mu kirere. Urukundo rwanyu rwamaze igihe kingana iki tutarabana? Yego. Ndumva imyaka 3 mugira mute? Ne dukunda urumva nyine habanje gushira igihe. Wari waramuroze? Oya imyaka 3 cyane rwose. Ne habanje gushira igihe. warigaga byari bimeze oya ntago nigaga nyine muri gutyo. Nyine umuntu yadusha akavuga nzashaka iki kiniki. Akaba gufite nyine nawe yari yo mahitamo ye cyangwa ukomeza gumugora. Oya yari mahitamo ye. Anje nagakomeza no kugenda nanditse kimwe kujya ariko nanitwara neza. Muri iyo myaka 3 urukundo bajya bavuga ngo nta kintu kirya nk'urukundo, ariko nta n'ikintu kibabaza kandi nanone nk'urukundo. Muri iyo myaka 3 ukwihangana wari ufite kwari kumeze gute? Ntabwo wigeze utekereza, ntabwo wigeze umuca inyuma? Oya ntabwo nigeze umuca inyuma. Nta nubwo wigeze ubitekereza? Oya. Muri iyo myaka 3 mwashwanyemo nk'inshuro zingahe mwongera mwiyunga mutarabana? Muri iyo myaka 3
twashukanye inshuro imwe. Yego. Icyo gihe hari habaye cyanje. Icyo gihe muri dating. Icyo gihe nyine yarampamagaye. Yego. Akajya asanga ndi kwivugiraho nyine. Umunsi wose. Yego. Umunsi wose. Si ukuvuga ngo navuze umunsi wose ariko ntabwo navuze umunsi wose. Kwa kundi ushobora kuvugana n'umuntu mukaba mwavugana wenda nk'isaha cyangwa se nk'umwanya muto uri kumusezera avuga uti sha rwose ntuzongere kunyita Sherine. oya nanone hari ikintu bavuga ngo bagarira yose reka icyo ni kiriya gihe utarahitamo cyangwa umuntu utaragushyira mu mako sha waba wemerewe pe simvuze ngo wemerewe kwiyekura ariko wemerewe kuvugisha abantu bose. Yego kuko uba utazi ibizacamo n'ibizafeiringa. Musana kwa kufiringa aza kubwira wari uzi ko bari abantu baza bakubwira byihuse abari kukubeshya wanjye aba babeshya hari igihe bakubeshya. Yego Anje uyu munsi wa none umugabo wawe uramukunda cyane pe mbashyiraho n'akadomo wowe nushaka kubizamura bigeze ara hejuru abantu ubundi ikintu ujyagira ujyagira icyo usindagira urukundo umukunda. Yego ushyize nko kwijanisha waruhanga kangahe kwijana? Yego ijana kuri indi ndamukunda ijana kuri ijana. Anje uramwizera? Ndamwizera. Kangahe kwijana? Kangahe kwijana? Sha nyine kankubwiye nkurikije uburyo ndavugisha ukuri nkurikije uburyo mbona yitwara sibyo? Yego nyine ni kwa kundi abagore ntabwo kajya kabura sibyo se? Gufuha ntabwo kabura ariko nkurikije wenda nko kwijana sibyo? Yego nta muhanga 97 basi ukisigariza gatatu. Gatatu ubwo ni yandi yanjye nyine. Yego nko kumuhamagara ngasanga ariko yibukiraho. Yego ako nyine ntabwo kajya kabura. Nese Anje kara nk'aka kanya umugabo wawe uramutse umenye ko hari ikindi cyana yivaka ubwo bimenya bya nyabyo. Yego wakwitwara gute? Wamubabarira? Tuvuga uti byanyana birangirira aha byagenda bite? Ni wa muntu wizera ariko nshaka kugisubiza yazabona iki kiganiro akavuga ati nawe hoye muri iki byane cunda gusubiza gute? Yewe rero ubwo nabyumvise wahita umubabarira. Namubabarira noneho ikindi. Wow ubundi uri umwe mu bagore Imana yahaye umutima nyine Imana yahaye kuba mutima w'urugo cyane reka mbivuge gutyo. Yego sikoro muri kugira ibintu birebire. Ciao Zado Artist Official ku isonga.